ikintu cya mbere tuzatangiraho ngo tuzababwira about our love story. Aba bantu urababwira iki? Aze muri iyi podcast tuzaba tuganira ku bintu byinshi, lifestyle, education, religion, ubuzima bwa buri munsi. Gusa ikintu nababwira, it's sweet, it's good, it's something I can wish ko wowe udukurikiye nawe wazajyamo utarabijyamo. Reka tubakire tubifurize gukomeza kugubwa neza. Tubabwiye ngo ikaze kuri podcast yacu. Ni ubwa mbere tuyikoze, nubwo tugitangira. Y'abantu batangira barimo utuntu twinshi dutandukanye, ariko navuga kubera ko intego yacu ari ukwigisha abantu, guha abantu ubutumwa butandukanye, kuba hamwe mu masomo y'ubuzima, mu byo twasomye, mu byo twanyuzemo, mu byo twize, byose tuzagenda turebera hamwe. Ndagira ngo mbere yuko nza kumubabwira, ni nawe uzadufasha mu biganiro byacu, ni nawe uzagenda tumoderatingira. Ndagira abanza dusengere, turagize Imana zino podcast kuzagira impinduka mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'abantu bazadukurikirana. Abadukurikiye bababaye bazanezerwe, bazaseke, abafite ibyo batari gusobanukirwa bazabimenye, natwe tuzakomeze twibonera amafaranga. Twagiye, reka tubanze turasengere. Banzo basengere. Reka twicishe bugufi dusenge. Uteka turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimiye ko ukomeza kuturinda buri munsi kugeza n'aya masaha. Turagushimiye Mwami. Reka ikiganiro tugiye kugira ushobore kukijya imbere, ama topics tuza kuvugaho aze bafite motivation iva kuri wowe. Komeza wigaragaze, komeza ubane n'abakomeza kudukurikira. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugukoreye ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo tubisabye kandi tubyizeye, amen. Hallelujah, amen. So ntabwo ari bwivuge, mostly abantu usanga ko icyo abantu bajya bavuga iyo abantu bagiye gukora nk'ikiganiro, ngo umuntu abanze ngo yivuge, ngo avuge ngo uwo ari we, ngo abantu bamumenye, kandi hari umuntu ugomba kumuvuga. That sounds personal. Yeah, reka rero babwire ngo ngewe muranzi abakoze subscribers kuri YouTube channel yacu. Amazina yanjye nitwa Byishimo Espoir, ni umufasha wanjye yitwa Mutoni Valerie, ariko hari ahandi hantu bajya bamwita kandi kazina ntabwo ndibuze kukababwira kubera ko dushaka kuva kuri kamera bakamerera nabi, ariko ubutaha nzakavuga. Hari icyo bitwaye mukunzi, nzakavuge. Kenshana. Okay, nzakababwira ubutaha. Niwe tugiye kubana, niwe tuzajya dukorana kino kiganiro. By'umwihariko ubwa mbere hari n'abantu batari bamuzi. Abantu benshi b'i Kigali bakomeje bambwira dukeneye kubona umudamu wawe ubukwe mwabukore mu mahanga. So nguyu hano rero niwe tugiye kuba turi kumwe, niwe tugiye kuzajya tuba tuganira. So tuzajya tugira abatumirwa batandukanye, ariko niwe uzajya uba hostinga. Nituzajya tuba dufite abatumirwa, niwe uzajya bari host. Nituzajya tuba ari twebwe gusa, n'ubundi niwe uzajya bari host. So rero bahe ikaze, noneho ubundi tuzajya twiganirira. Turabakiriye kuri ya podcast. Ndatekereza ko episode ishize ntabwo nashoboye kuba ndi kumwe nabo ababanjije, ariko ndababwira ati ikaze muri iyi podcast. Tuzaba tuganira ku bintu byinshi, lifestyle, education, religion, ubuzima bwa buri munsi muri make. Murakoze. Hanyuma hari abantu bambwiye ngo barashaka yuko ikintu cya mbere tuzatangiraho ngo tuzababwira about our love story. Aba bantu urababwira iki? Umva hari ikintu uri buze kubabwira uyu munsi? Umva hari ikintu ababwira bano bantu bavuze ngo bafite ayo matsiko? Ibijyanye with my relationship, I'll apologize in advance. You don't know a lot of my personal life, live on camera. However, I'll give you a glimpse on how we live
I can say, for those that love him on this channel. Okay, ngayo nguko. Hanyuma uyu munsi niwo tutangiye, sibyo? Abantu benshi baba bavuga like how is marriage for the first time, amezi ya mbere, how is it? Gusa ikintu nababwira, it's sweet, it's good, it's something I can wish ko wowe udukurikiye nawe wazajya mutarabijyamo. Ibyo ni ibyo nkubwira rwose, it's very good. So hanyuma ariko ntabwo ibyo ngibyo tuzagenda tubigarukaho, ntabwo ibyo tuzabishiramo, ntabwo tuzagenda tubiganira, ariko reka tubanze tubabwire abadusengeye, abadushigikiye kuva dukoze mariage. Hari abantu benshi bataratubona, right? Abantu b'i Kigali ntabwo turahura, ntabwo baratubona kwa. So ariko reka mwese tubashimire cyane kubabanye natwe, abadusengeye, abatwandikiye, hari n'abaje muri Korea mostly kubera ubukwe bwacu. Reka nabo tubashimire, bagize neza. Yo baby, tell them something, you know, Like here, yeah, like here kuri kamera ugira ikintu babwira. I would want to appreciate each and everyone that contributed financially, by prayers or by their time that they gave to see this ceremony go through well. I appreciate you, my family, his family, which is our family, Kachi, all together, and our Korean family. I really appreciate you so much. Hanyuma ikindi zimwe mu nkuru tuzagenda tubabwira, ariko tuzajya tubabwira na story zindi, urumva kwera hari akantu mise nibuka, hari akavideo cyageje ubundi wari uri kureba nyine byagisha akasomo ukuntu abantu badakeneye ibintu biri hard, like bikomeye cyane kugira ngo banezerwe, ahubwo bakeneye abantu babasetsa, bababwira ibintu nyine bimwe na bimwe. Ndi kuvuga mwebwe mudukurikira, so mugiye munyihangana, tuzababwira zimwe muri topic ziri serious. Ikindi tuzabaganiza n'ijambo ry'Imana, baby. You have to prepare the word of God. You're gonna preach them, you know? Yeah, sure. Hanyuma uretse kubigisha ijambo ry'Imana, tuzagenda n'ahantu hatandukanye. Hano niho dutangiriye, ariko muri studio yacu ntabwo buri gihe ntabwo tuzajya dukorera muri studio, tuzajya tujya n'ahantu hatandukanye, dukorere hanze, tubereke Korea, tunababwire bimwe mu byo wari uri kumbwira muri background, kubwira abantu bakene guidance mu byo kwiga amashuri. Hari abantu benshi baba bavuga bati I want to go to study in South Korea. Dore ko ari naho tu broadcastingira ikiganiro cyacu, abavuga bati dushaka kujyayo gukora, maybe we will see what we can do. Ndabizi ufite amakuru menshi cyane. When it comes to that, some people may be interested in academic consultancy, others may be interested on how to get visas for their businesses, and others may be interested to just know how people live there. It's not usual for Africans to go in Asian countries, and it's understandable. It's not an understatement, but we'll be coming to that like some days, giving you how life here is, how people live, something like that. Ngiye rero kubera ko kera nari ndi umunyamakuru kera nyine kera yo, nzajya nyuzamo mbabwira na stories z'amakuru z'ibintu biba byaragiye bitambuka, tuzajya tubibabwiraho. Nk'ubu Prosper Mukomeze aherutse gukora ubukwe bwiza, ariko yari yabugize secret, baby. So akora ubukwe bwiza, so reka tumubwire congratulations. Ben na Chance bakoze good concert muri BK Arena.
ubu ngubu bari i Burayi bagiye gukora rero naho ibindi bitaramo. Alexis Dusaba ari i Burayi, bamwe mu baririmbyi bo mu Rwanda bagiye bagenda hirya no hino. Tuzabigarukaho kubera ko ngiye burumva niko gace nabagamo, so niyo field yanjye, ariko ubu ngubu field yarahindutse my love, so field yarahindutse ubu ngubu mbahe. You live with me. Yagine muri field yindi isanzwe. Yeah, you live with me. Then mu kazi gasanzwe. You live with me because at the end of the day you still come back home. So rero muri kino gihe I am into business. So ku bantu baba bifuza kugura imodoka muri South Korea, abantu benshi bavuga ati dushaka imodoka zo muri Korea. So tuzabashiraho nimero yacu kuri cyangwa se ukajya muri description yacu, haba harimo nimero yacu ya WhatsApp ya MTN ushobora kutwandikiraho. Tuzagenda nabyo tubibabwiraho kugira umuntu agura imodoka muri Korea bigenda gute, tubinjize muri business, tubabwira ukuntu abantu bagura imodoka, tubabwira ukuntu abantu bohereza imodoka mu Rwanda, imodoka igerayo gute, ibyo bintu byose nabyo tuzagenda tubigarukaho, hanyuma nawe tubwira ukuntu abantu babiga. Icyo nababwira, musigare mu checking up on the channel. Mwakanda kuri notification bell mu gihe haba episode kasohotse uzaba wa mbere kukabona. Yego. Okay, turabakunda cyane. Reka tubabwire mukomeze kugubwa neza baby. Hari n'abantu baba bari wenda abantu bari kudukurikira bari mu buzima bugoye, baba bahese barwaye se, babwire nk'akantu abantu batamerewe neza. Icyo nababwira ni ukugira ibyiringiro kuko ibyo ntabwo bibora, nta nubwo bigiye bitagarante. Komeze wiringire, ukore cyane, Uwiteka nawe azakwibuka cyangwa se araza kukwibuka. Muze mu masengesho ya buri munsi, ntabwo ajya yibagirwa. Yego. So rero kuri mwebwe ubwo muri mu bihe bitaboroheye, mukomeze mwiringire Imana, mukomeze musenge, kandi Imana iri kumwe namwe, bizagenda neza. Uyu munsi biri gukunda, ariko hari amahirwe yuko ejo bizagenda neza kandi no kurushaho. Hanyuma n'abamerewe neza, n'abaguwe neza, n'abishimye, namwe mukomeze mwishime, musangire n'abatagize icyo bafite. Hanyuma mukore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tugiye tuganira abantu. Bizaba biri show. Uyu munsi turatuje kubera ko turi kubaha introduction, turi kubaha ikaze kugira ngo muzakomeze kubana natwe. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana, amahoro ya Kristo abane namwe, muyahorane, hanyuma natwe tujye gutegura. Sibyo baby? Yego. Okay. Bye bye rero. Ciao ciao.